Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Mugore munda zera muko mwizera. Ni Kagambage Alexandre. Nkuko uyu munsi twabibemereye turaganira ku mateka y'umuhanzi Kagambage Alexandre wacuranze indirimbo nyinshi iziganjemo izubukwe. Kagambage ushobora kwibaza ngo yari muntu ki? Ubwo rero turi kumwe n'abatumirwa hano muri studio za Kate Radio. Hello. Hello. Muraho neza Ben Nganji. Uraho Fabiani. Muraho neza. Turagushimira ko wemeye ubutumire bwacu. Yego namwe marakoze. Yego. Uyu munsi se uri wenyine mu rugo? Oya ndi kumwe na bashiki banje. Yego. Perikura na Gasengaye. Aha. Ubwo rero nabo badusuhurise cyane niba bari hafi aho ngaho. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tuganire ku muhanzi Kagambage Alexandre. Ubyivugiye Kagambage Alexandre mupfaniki. Yari murumuna wanjye, ni murumuna wanjye kuri data no kuri mama. Yego. Kagambage Alexandre uramurushaga imyaka ingahe? Ubwo kuko yavutse mu 1959. Nje nkaba naravutse mu 1955. Ubwo urumva neza ko namurushaga imyaka 4. Imyaka 4 ni myinshi. Ubwo noneho tugiye gutangira uratwibwira wowe muri rusange ubundi amazina yawe yose ndetse ni imyaka y'ubo wahise unayivuga. Byose nabikubwira. Ntaganira Fabiani mwene Nzoga ari wese wa Kagambage nyine. Sinzi niba nakomeza nkakubwira na mama. Yitwaga nawe yaratambutse mu bihe byashize, yitwaga Mukashema Marciana. Tukaba tuvuka muri urwo rugo turi abana 11. Uriya Kagambage Alexandre yavukaga mu bana 11. Mu bana 11. We akaba uwa karindwi. Uko rero kugira ngo imbyaro zo ni 10, ariko rero kubera ko imwe yavutsemo 2 twabaye 11. Aha, 2 ari bonde? Habanzaga Batsinduka Alphonse. Imfura yacu. Imfura ya data na mama. Hakurikiraho Gahamanyi Philibert. Eko. Hakurikiraho Mpamyabigwi Albert. Hakurikiraho Gasinzigwa Felix. Yego. Nanjye nkurikiraho Ntaganira Fabien. Hakurikiraho mushiki wacu nkurikira witwa Gahongayire Felicité. Yego. Gahongayire Felicité agakurikirwa na Kagame na Kagambage nyine. Aribo mpanga. Kagame na Kagambage. Kagame wenda abantu batamuzi ni Kagame ni mwarucuranze umurunga w'umunsi nawe tuzamugeraho umurunga w'umunsi. Wari gakuru ninde ko mu mpanga bibaho? Gakuru uretse ko bo bavukiye isaha imwe. Ni isaha imwe ariko hari uza bakamwita gakuru n'umukurikiye bakamwita gato. Gakuru yari Kagame Alexis. Hanyuma gato yari Kagambage Alexandre. Ubwo urakomeza abakurikira rero Kagame Alexis na Kagambage. Hakurikiyeho Kagoyire Ferikura. Ferikura ni wa wundi watubiye muri kumwe?
ubu turi kumwe rwose. mubwira dusuhuzeho n'abantu bumve n'ijwi rye uwo mubyeyi. muraho Ferikuru uraho nawe? muriho. Aha, buriya niwe wakurikiraga ba Kagambage Alexandre. Nitwa Kiza Kagoyire Ferikura. Kiza Kagoyire Ferikura. Ariko mugira amazina meza. Yego urakoze cyane. Twishimiye kubana nawe rero muri iki kiganiro. Murakoze namwe kudutekereza no kutwakira. Turacyakomeza Fabien twa tugeze aho ngaho none tugeze kuri Kiza Kagoyire Ferikura. Kagoyire Ferikura yakurikirwaga n'uwitwaga Kayirebe Febroni. Ntabwo ariho yitabye Imana nawe. Hanyuma nyuma ya Kayirebe Febroni hakurikiraho Gasengayire Feronira. Yego. We n'ubu turi kumwe nawe. Feronira nawe mubwira dusuhuza ariko. Muraho neza. Nawe umenya ariko amakuru ni meza. Ko numvise uri kure cyane ubwo ntiwaba uri mutoya cyane ugereranyije wenda nuko umuntu abikeka mu myaka ugeze ngahe niba atari ibanga. 48. Nzi kari nka 30. Ubwo Fabien ubwo turacyakomeza rero twishimiye kubana nawe ariko nawe. Yego nk'umuryango kuba dutaramye gutya noneho turi kuvuga ku muvandimwe biranshimije cyane mwese munahari. Yego bose natwe turishimye. Wari ugeze ku wa nyuma hari ni Kayirebe Gasengayire Feronira niwe muhererezi. Noneho hasigaye abavandimwe bangahe ubu ngubu? Dusigaye turi bane. Abo bakobwa batatu kuko umwe yigendeye ubundi bakobwa bari bane. Umwe rero nawe yitabye Imana ubu hasigaye abo bakobwa batatu. Naho mu bahungu 7 bose 6 barashize n'ijye usigaye ngenyine. No kwihangana. None se Fabien mu bavandimwe bose Bakagambage Alexandre na Kagame Alexis abo nibo bahanzi bonyine babiri mwari mufite cyangwa nabandi wenda bari bafite ubundi buhanzi wenda bw'ibindi cyangwa nabo harimo abaririmbye nabo? Oya nibo bonyine bari abahanzi b'abaririmbyi. Ubu noneho turi kuri Kagambage Alexandre. Iyi nganzo wenda ubwo na Kagame Alexis birumvikana ko ari bamwe. Iyi nganzo ikomoka kuri inde mu muryango wanyu cyangwa n'ibyo mu mashuri byagenze gute bayikomora? Birasa naho ari birebire. Twari abaririmbyi ba paruwase dufite korale turirimbamo ya paruwase. Yego. Hari umugabo Munyangondo Alphonse wari umukateshiste yaravuye kubyiga i Rutongo. Azi gucuranga gitari anayifite. Ahi wanyu? Aho ngaho turaturanye rwose. Gatoya turanya ngo twibutse ahantu mwavukiye kugira ngo abantu bumve neza naho mutuye ubu ngubu. Ubu ngubu dutuye mu mudugudu wa Nyagatare. Yego. Akagari ka Gihara. Umurenge ni Runda. Akarere ni Kamonyi. Yego. Ni naho Kagambage yavukiye ubwo? Yavukiye aha twicaye. Aho ngaho mutuye iwanyu niho kwivuka no kuva kera? Niho kavukire ariko data we ntabwo ariho yavukiye. Nitwe twahavukiye gusa kuko data yaje n'ahangaha aje gutwara Rudahigwa amugabiye umusozi wa Runda na Gihara nyine kuza kwategeka. Oya subira inyuma noneho tubwire so uwo musaza hariyo yitwaga Nzoga Iroshya Ildefonse ariko mu mpine bakamwita Nzoga gusa. Yatwaye uwo musozi waho ngaho yari umutware? Yari sous-chef kuva muri 51 kugeza yitabye Imana ariko hanyuma ya aho Repubulika iziye ihindutse
ubuyobozi buhindutse nibwo yaretse gutwara naho ubundi yari umutware w'umusozi rwose yari sushefu mu cyahoze ari irukoma. hariya tubuye ko yatabarutse ryari? Ni muri 81. Ni kera cyane. Mukecuru we wari watubuye ko ari muri 2017. Nejo bundi. Wari ugeze rero ahantu Kagambage Alexandre yakuye inganzo cyangwa se na Kagame Alexis turi kubaza ngo ni mu muryango ni hehe? Urumva neza iwacu dufite paruwasi yitwa Gihara. Yego. Twari abaririmbyi ba paruwasi, twari dufite korari ya paruwasi noneho iyobowe n'uwo Munyangondo Alphonse. Nawe wabaye muri korari? Nanjye nari ndimo n'abandi abitwa ba Rusatsi nawe yitabye Imana, twari groupe nini. Noneho ubwo Munyangondo avuye Rutongo yaraje atwigisha gucuranga. Nawe urimo? Nanjye ndimo icyo gihe, nanjye nari encadreur w'urubyiruko. Urashaka kuvuga ko nabakagambage bari barimo? Bari barimo rwose, ni naho batangiriye kwiga gukora kuri gitari. Nuko ubwo rero noneho bo barasobanukirwa, babimenya vuba kuturusha twebwe dusigara inyuma, ariko bo barabimenya ibya gitari barabimenya. Ariko kurimba nawe wari ubizi? Kuririmba ndabizi. Ariko Fabi ubu ngubu koko uraducika gutyo koko basa kantu kamwe. Fabi koko uraducika gutyo koko? Kuba ntateguye ndaririmba uri umuhanzi Ferikura nakwibutse nk'imwe wenda kamwe gusa. Uwo nkunda ngo yaraje, impundu nizivuzwe iwacu. Reka ndekeraho. Urakoze cyane. Iyo yari yawe cyangwa yari y'undi muntu? Yari ya Kagambage. Ni ya Kagambage. Erega n'ijwi riba ryarajemo kuba umuntu amaze kuba umusaza wa mugani. Noneho reka iyo niririmbiye ngewe turangiza, kuko nakubwiye ko nari umuyobozi w'urubyiruko muri icyo gihe. Ubwo hari nko mu wuhe mwaka? Muri 75. Baftagier bikavumu, les encadreurs de la jeunesse mu Rwanda hose. Ubwo ko yari nziza. Umuntu akwegereye yagira ibintu byiza cyane. Noneho ubwo bo Kagambage n'umuvandimwe ubwo nabo bari bakiri batoya, nabo birumvikana bari bakiri batoya. Ni nko ku myaka ingaho ubwo ngubwo tugeranyije, tutagiye gushaka gukuba no kugira gute? Cyangwa bigaga mu mashuri abanza? Bigaga bari barimo kurangiza uwa gatandatu w'amashuri abanza. Ubwo nibwo rero banyuranye, nibwo inzira zabyaye amahari. Kagame ajya kwiga Ishyogwe, akomeza yo kuko yari yararangije, yari imyaka 7 iriya naho Kagambage ubwo yakomeje ajya igacuriro mu ishuri ry'imyuga igacuro hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Ubu rero tugiye gukurikira Kagambage Alexandre. Kagame Alexis we ubwo tugiye kuba dusa naho twirengagije bye, mutubabarire, muzaduha ikiganiro nanone kuri Kagame Alexis. Nta kibazo. Ubwo dukurikiye rero amashuri yayize hehe? Yatangiye mu wa mbere ubwo ngubwo muri igacuriro. Ubwo yagiye kwiga igacuriro, yiga ibintu by'imyuga, byo kushushanya, byo kubaza ibintu mu biti n'ibindi.
hanyuma ariko ubwo yabyize imyaka ingahe ahiga curiro? yahize 3. Ese icyo kigo kirahagana he Gacuriro? Kiracyahari? Ntabwo kigihari ubu ngubu, ariko cyari gihari. Ahiga imyaka 3. Ubwo rero yaraje aza nanone mu rindi shuri yari centre de formation de la jeunesse ibutamwa. Ahasanga umuzungu wari directeur waho witwaga Serge Desute w'umubirigi, wari uzi gucuranga cyane ku buryo Kagambage ari we yakuyeho inganzo bwite noneho y'umuziki na ya mirya wumva ikaraze iryana kara wa mugani we abikomora kuri uwo mupadiri yitwaga Père Serge Desute, yari umubirigi. Azi gucuranga cyane, yagiraga intoki 5 ariko zose yazibyinishaga rimwe n'imirya 6 ya gitari. Uwo muzungu amaye nka data. Kagambage rero nawe arabimenyera kubera ko yaragiye nk'ubisobanukiwe. Umuzungu aramwihererana arabimwigisha ku buryo inganzo ye n'aba Masabo bajyaga babitubwira bati uriya muhungu iriya nganzo ntabwo ari yo gupfa gukurikira uko wiboneye. Dari muhanga kubera iyo nganzo ubwo buryo bwo gucuranga imirya yose babitaga ngo ni misoro, niba ari misoro sinamenye nuko. Ubwo rero Kagambage yahakoze imyaka naho yize imyaka 3. Ajya i Remera hano mu mujyi wa Kigali. Remera aho ngaho ku Giporoso rwose. Yakundaga kwiga cyane, yumvaga ibintu byose yabyiga akabimenya. Yari umuhanga rwose usobanutse, n'uburyo kandi bwo gukurikira ukabona neza ko ari umuhanga. Ubwo yize iyo myaka 3 i Remera yaragiye guhakora ikirero. Nabwo yaragiye kuhiga ibintu byo gushushanya no we uretse ko yageretseho no kwiga ibintu by'amashanyarazi yego byo electromechanique. Yego. Ubwo rero yagezeyo ahahurira n'abandi bana bari barabacuranzi. Icyo gihe bari bafite akagroupe kitwaga Les Alouette. Alouette koko tujya tugira n'indirimbo zayo. Voilà, noneho we kubera bwa buhanga bwe nawe yikorera akeka orchestre kitwa Les Unis. Les Unis ninde umora ku mutima ni wowe Marta. Buriya Kagambage arimo? Ni nawe wacurangaga rwose iyo akompanyema bitaga misolo. Niwe wayicurangaga wenyine. Na orchestre yari ye rwose. Ubwo yahamaze naho imyaka 3. Iko? Ajya ahantu Igikondo muri Seformi, centre de formation micro-industrielle. Yego. Naho yaragiye kubera kumutangarira na wa murya we udasanzwe. Ubwo bakoze nanone n'abandi bana yarahasanze bakoze orchestre yitwaga Uruyanjye. Imwe yaririmbye Marita n'ubundi.
ndagukunda cyane. noneho icyo gihe yaraturanye n'ababyumvuhore bariya twagirayo Kasiyani baturana byo guturana muri quartier bari batuye muri quartier imwe kubera ko bo bari bafite ahantu uruganda rwadodaga amashati rwitwaga sokorwa baturanye neza urugo ku rundi noneho batangira kujya bamwegera noneho ibyo kuva gukora ama orchestre abivamo yigira noneho gucuranga ku buryo bw'ubusoliste. umugabo wagiraga ijwi ryiza cyane ritabaho. yewe Fabien, mbere yuko wenda twinjira mu buryo bundi yagiye abikoramo, uyu mugabo byagenze gute kugira ngo abe umuhanzi wa mbere mu Rwanda kuva imyaka yose u Rwanda rwabayeho? Hariwe muhanzi noneho ugira indirimbo z'ubukwe nyinshi kandi zidasaza. Kuki ibintu byo gucurangira ubukwe byaje gute kumenyana mbere? Wenda sinzi niba hari abandi bantu bari babifite ku buryo indirimbo zo zihita ziba indirimbo nyinshi z'ubukwe ukazicuranga bukira bugacya. yakundaga uretse ko na vocation yari afite yari yo gucuranga urukundo. Yego. noneho rero hagati aho ngaho kugira ngo anyuranye inganzo n'abandi, we ubwe yiyemeza kwigira mu bukwe kuko icyo gihe nta zindi ndirimbo zabagaho zerekeranye n'ubukwe. ariko noneho ya nganzo ye nakubwiraga niyo yamukuruye cyane kuko byashoborwaga na bakeya gucuranga izo ndirimbo. ubwo rero yakomeje gutyo ajyana n'ubukwe ajyana n'inganzo birarangira yakomeza gutyo. Ese uyu muhanzi Kagambage Alexandre y'umwumva no mwijwi wowe waramubonye ku maso ari muri umuna wawe ari umwana arinda kura, yari umuntu umeze ute? Kuko njya amafoto ubu mfite nahawe n'umuryango wanyu ubona ko ari umuntu usa naho atuje cyangwa se acecetse. Dusobanure Kagambage Alexandre nk'umuntu utarigize amubona mu ishusho, umuduhe mbese tumwumve neza. Kagambage Alexandre yari umuntu utuje pe. yari umuntu niyo yakubwiraga amagambo yakubwiraga atuje ubona ari pose, niyo waba umuhemukiye yabikubwiraga yiturije. niba umuhemukiye arakubwiraga atariko urampemukiye aho hantu ukumva neza iteka ryose afite tonalite yo gutuza. ubundi no kuva kiri n'umwana ahubwo mukuru we niwe wamurushaga amashagaga. Mukuru we uravuga wowe? Kagame. Ubwo nine impanga ye. niwe wamurushaga amashagaga naho ubundi we yabagatuje kugeza n'ubwo abaye mukuru, kugeza n'ubwo no gusamara bisanzwe bya gisore we ntabwo byajyaga ubona abishyushyemo cyane. niyo mwaganiraga wabonaga ari umuntu utuje pose, ntabwo yarakaraga na rimwe sinigeze mbona arakaye. kandi rero urumva neza igihe kinini cyane twarakimaranye kuko naho ngaho yabaga ari i Kigali n'ahandi nakundaga kumusura jewe. I Kigali yabaga mu nzi we ku giti cye cyangwa yabanaga n'abandi bahanzi bagenzi be? Yabanje kuba muri za community zo ngizo, arangije noneho afata inzu ye bwite ayibamo akiba Gikondo. ariko noneho ageze aho ba genocide iziye
n'intambara eventuellement ya mbere yayo yarahunze ajya i Kongo hamwe na muramu we na mushiki we uwo nguwo nyine unkurikira uwo bakurikira bo yego. ubwo rero mu kugaruka mu Rwanda yaraje akomeza kubana nabo i Kigali. Yagarutse ubwo nka muri kangahe? Nta mwaka warenze. Yahise agaruka vuba. Jenoside yararangiye nabo baragaruka. Ubwo ni nko muri 1995 nicyo bishatse kuvuga? Ni 1994 rwose bamaze amezi nkane 3 gutyo. Araza arakomeza aracuranga nk'ibisanzwe ubwo. Yaraje nubwo yasanze ibintu byinshi barabyibye ibindi barabisahuye. Yarakomeje bari yanda barongera bashaka ibindi bikoresho. Bakomeza inganzo gutyo Kagame ukwe Kagambage ukwe. Ariko rero ibikoresho akenshi bikaba biri bikeye. Reka dusubire inyuma gatoya tutarataruka mbere n'icyo gihe cyose yacurangaga n'izindi ndirimbo zose. Hari amarushanwa yari yaritabiriye wenda cyangwa se ama festival cyangwa ibintu nk'ibyo? Nko muri ibyo nakubwira nko muri 2000 mu mwaka wa 2000 yatsindiye inanga y'amahoro. Inanga y'amahoro kuyihe ndirimbo yacuranze icyo gihe? Bise batunzi. Muri festival se batunzi. Yacuranze miyihe ndirimbo? Harya ni yihe n'amajoro. Bandumva inyesha gatoya ariko yego. Ntacyo ubwo ndaza kuyibuka ndayikubwira. Ese buriya ubuhanzi we bwe bwamugejeje ku ruhe rwego mu buhanzi mu gihugu kumenyekana byo ntawe ushidikanyaho? Hari ibihugu wenda yabaragezemo kubera ubuhanzi bagiye nko gucuranga muri iyo myaka yabayeho? Oya uretse ko ubwo yagezaho abigira profession. Mu kubigira profession rero urumva neza yatangiye kujya tegura ama concert, ategura ibitaramo. None icyo gihe yaramaze no kugira agafaranga gatubutse atangira afata groupe nawe imucurangira. Ni ababyinnyi abakobwa babyinaga. Akajya yikorera amaturune mu ma prefecture mu ahantu ngaho agenda yishakira uburyo bwa professionalism. Nkeka no mu bukwe wenda baramutumiraga cyane agacuranga? No mu bukwe baramutumiraga akagenda agacuranga bagacurangira amafaranga yakungura ubutunzi. Ariko hari n'indi shanwa yigeze kujyamo ryari ryateguwe na BBC. Ndumva icyo gihe na mukuru we Kagame yari arimo. Kagame we icyo gihe yabaye wa mbere. Undi muhungu wundi sinibuka izina yabo wa kabiri, Kagambage abo wa gatatu. Icyo gihe bagiye babaha ibihembo by'amafaranga. Ese nka Fabi nk'umuntu wari umuvandimwe hari nk'ibitaramo byo wenda bajya kujyamo? Byinshi nabijyagamo kuko hari naho namufashaga nko kwishyuza ubundi kandi n'ubusanzwe urumva neza. Twakoraga partenariat nk'abavandimwe kameme. Yego birumvikana. Abantu benshi bashobora kwibaza bati Kagambage yashinze urugo. Icyo kibazo abantu bakomeje kukimbaza? Oya rwose yapfuye ari ingaragu. Nta mwana nta mugore nta yatabarutse ryari? Ntabwo watubwiye umwaka. Ni muri 2005 ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani. Ubwo yari afite imyaka ingahe?
muri 59. Ni muri 59. Ubwo nukuvuga ufashe muri 2005 ugahita ukuramo 1959 ku bantu babazi imibare ubona ari nk'imyaka 40 n'indi gutyo ni 5 n'itandatu gutyo hafa. Yaramaze gukuramo. Yarakuze rwose. Ni nk'iki abantu batazi kuri Kagambage ubundi bakwiye kumenya kuri wowe twebwe nk'umuryango Nyarwanda muri rusange tuba dufite kuntu twumva umuhanzi tukagira gute hari n'ibyo umuntu wenda bahuye akajya kubwira ibingibi n'undi akakubwira ibingibi akakubwira ati namubonye nagize gute rimwe na rimwe bo biganya akakubwira ati buriya twaracurange twagize gute wowe nk'umuvandimwe burya ubuze umuhanzi ni nk'icyo ubundi ni nk'irihe banga watwibira kuri Kagambage Alexandre? Kagambage Alexandre nubwo icyo kibazo numva gifite confusion ariko ngiye kugerageza kumukubwira. Yego. Kagambage yari umuntu ukunda abantu cyane ababyeyi be n'abavandimwe be. Yakundaga kuza mu rugo muri iki gihe cyose yari yarabaye n'icyamamare kuri akaza mu rugo ukaza kureba mama mu rugo, abaturage bakamubona bakamwishimira. Abasore urungano bakaza akabagurira inzoga dore rero ko yari n'umuntu w'umujenere. Yageraga mu kabari ati izi nzoga ziri hano muzihe aba bantu bazinywa. Aho ku Kamonyi aho ngaho Irunda igihara. Yari umuntu w'umujenere, yakundaga ababyeyi, yakundaga abavandimwe be. Bundi nibyo nakubazaga rwose. Ibihangano bye ni ibihe we umuntu yavuga ari nk'ibihe? Ubwo ndashaka kuvuga umubare wa album yaba yarakoze. Yakoze album 7 ibyo bitaga cassette cyangwa tapes. Yego. Yakoze album 7. Hari indirimbo zaba zifite nk'amateka yihariye Fabien mwebwe mwaba muzi ukavuga tune ndirimbo tufite ibyayo tuzi? Hari nk'izo yagiye ahimbira abashiki be bashyingiwe. Nk'iyihe nk'urugero? Mwari barakujyanye utashye kuwo wakunze we. Yayihimbiye nde? Yayihimbiye Ferikura uyu nguyu. Ferikura muduhe rwose Ferikura. Ferikura karame. Iyi ndirimbo burya ni iyawe? Banza narumvaga ngenda. Yasohotse mu gihe cyawe mbese ku munsi w'ubukwe bwawe? Yego. Ubwo byari no ndirimbo yasohotse ryari? Ndayibuza ariko muranyihanganira. 3. Iyindi ndirimbo yaba yarahimbiye nk'umuryango ni iyihe? Ni Kimaranzara n'umubyeyi w'imbabazi. Kimaranzara yayihimbiye nde? Yayihimbiye umusaza wacu tubyara. Papa wanyu? Yego. Umubyeyi w'imbabazi ni iyihe harya? Watwibutseho gatoya kuko hari igihe amazina. Umubyeyi w'imbabazi sangano ry'urukundo. Hano tuyifite yitwa Rukundo. Noneho kugira ngo abantu bumve icyo turi kuvuga ndagira ngo mutubwire ko ino ndirimbo Kimaranzara mbere yuko tuyishyiramo kuki yayihimbiye papa wanyu hari habaye iki? Reka nguhe umusaza gusobanura. Nakubwiye ko data yari umutware. Yari umutware nawe ukunda gukora cyane. Ubwo yaraje asanga ageze inangaha igihara Irunda na Gihara. Asanga abantu barakennye ntabwo bakundaga gukora, ntabwo bakundaga guhinga. Ahubwo nabashakaga kubona amahaho bagombaga kujya mu Rukiga kujya guhahayo mu majyaruguru. Hanyuma noneho we araza arabactiva ababwira gutema amashyamba, barahinga imyumbati, barahinga ibijumba. Hanyuma amashyamba
baranegekaza ingurube zirabonera ziboneye ategura umuhigo ingurube z'ishyamba se ingurube z'ishyamba zarahabaga aho ngaho cyamana data noneho icyo gihe bareza amashyamba baratema barahinga imyumbati barahinga ibijumba noneho bandi bajyaga bajya guhaha hakurya iyo ngiyo ahubwo noneho bo bakajya aribo bazi n'ahangaha ni impamo y'Imana baza guhaha inahangaha niyo mpamvu yaba yaramwise kimaranzara abaturage rero bati uyu si umutware ni kimaranzara izina rirafata abaturage barahinze imyumbati barahinga ibishyimbo barahinga ibijumba bagira umusaruro utubutse noneho na za ngurube barazirasa bakazirya ziratorongera zijya mu mashyamba zirahunga bareza cyane kuko ubundi bari batangiye gucika intege bavuga ko ingurube bemerera kugira ubutunzi buhagije umuntu ukumva araturutse irugo yikantarange ati mujye guhahira kwa Nzoga irunda na Gihara bafite ibiryo bakajya baga noneho bakava iyo bakaza inahangaha guhahira. Amagambo ari mwino ndirimbo avuga ko uyu kimaranzara nyuma bantu donc batongeye kubiha agaciro cyangwa se ngo abana ba kimaranzara ngo ikintu kijya kumera nka gutyo mbese kongeraho ni ibyo ngibyo kuvuga ku abantu we yamaze inzara bo bakaba ngo azare icyamuhanga garuke azutse ngo aramutse azutse ubwo ngubwo areba umubano wabo n'abana be ibyo yari yarabakoreye bamwe bagiye baca mu nkindi ntibabure guhemuka. Iyi ndirimbo yasohotse ryari ko umusaza yatabarutse muri iyo myaka ya kera? Harya ni muri alubumu ya kangahe? Muri alubumu ya gatatu ni hambere. Harya kuri alubumu ya gatatu ni muri za hagana muri za 80 na gatanu na gatandatu. Ubwo umusaza yaramaze igihe kingana iki yatabarutse? Yapfuye muri 81. Urumva ni igihe kirekire koko. Ubwo icyo negera ngo nkubwire aho ngaho naba ninjiye cyane mu byo ntari nateguye kuvuga, ariko we yagiraga emotion cyane. Hari ukuntu rero ubwo mukuru we yari mwarimu ubundi yaraza abigisha, ariko noneho abifatanya no gucuranga. Abantu rero batangira kujya bamwirukankaho bavuga ngo igihe kinini nta kimara yigisha ahubwo akimara acuranga mukuru we. Kugeza ubwo noneho nawe asabye miza disponibilité asezera ku bwarimu kubera abo bantu bari batamumereye neza. Noneho inganzo Kagambage yaba ari cyo yayikuyeho cyangwa ngaho ni yagiraga emotion urumva yabishizemo sentiment nabivuga rwose kumugaragara ko umubano wabo atari mwiza n'abana. Yego, reka twumveho gatoya iminota ntiri kudukundira ariko turumva akantu gatoya. Nta kibazo. Fabien, iyi ndirimbo biratuma abantu bose bayishaka ngo bayumve bumva aya mateka. Yewe noneho iyi rukundo wankunze iyi ngiyi gatoya utakupa twumvisha abantu gatoya kugira ngo bumve iyi ndirimbo turimo kuvuga. Iyi
iyi ndirimbo wayumvise? nayumvise umubyeyi nakura yisi. Iyi ndirimbo yayirimbiye mama wawe ryari? ni mama yayiririmbiye. Ni ya ryari ubu? nahagana muri za 91. Ndumva aribwo yayiririmbiye umukecuru. None se Fabien, oui, umuntu bundi ashatse nko gusubiramo indirimbo za Kagambage yabaza nde? Kuko hari abantu bonde bakunda indirimbo zo muntu bakavuga bati turashaka kunyura mu nzira zemewe n'amategeko, apana bya bindi byo gufata indirimbo y'umuntu ugahita upfa gukwinagamo ugahimba nka kimaranzara utazi impamvu yayihimbye ugahita uyisubiramo utabajije umuryango. Yabaza nde? Yabaza wowe? Yabigenza gute? Wabaza jewe, wabaza Ferikura. Kuvuga umuryango usigaranye turi abantu, dusigaye turi abantu 4. Yego. Nukuza tukaguha uburenganzira, waza tukaguha uburenganzira ukazisubiramo. Ahubwo noneho nushaka kuzicuruza nk'ubungubu abarimo kuzicuruza ubungubu nukwiba, bamenye neza ko barimo kwiba. Barazicuruza bakabonamo amafaranga, nta muntu n'umwe utekereza kubo yasize, nta muntu n'umwe utekereza ku muryango we. Kandi natwe twakagombye kubigiraho uruhare. Yego. Ni iki wasaba umuryango nyarwanda wakunze uyu muhanzi Kagambage Alexandre? Icyo kibazo nanone ndumva gikomeye. Ariko kirashoboka kubisubizwa. Ngiye kubifata mu bika bitatu. Ari sosiyete y'ubundi akomokamo, ndashaka kuvuga abahanzi bene wabo. Nshobora kubasaba ikintu kimwe. Abahanzi bagenzi be bafite n'ishyirahamwe bavugiramo, batereramo ijwi. Ntabwo umuntu nkuriya basangiye umwuga yarakwiye kuzimata gutyo. Bakwiye gufata igihe cyangwa se ubundi buryo babikoramo, bakamwibuka bakanyuza mu nzira zishoboka zose. Ariko ntazimate gutyo ngo bamwibagirwe. Kandi gutesha agaciro ibyo bihangano, buri wese abitambika uko yiboneye, agiye mu gisope acuranze izo ndirimbo, izindi bakazicuruza, ubundi ibintu nk'ibyo ngibyo. Nge numva kuri urwo ruhare, kuri iyo nzira ya mbere iyo ngiyo ku bahanzi, bakwiye gushyira agatima impembero, bakumva neza ko abantu nk'abo ngabo badakwiye kujya babibagirwa uko biboneye. Yego. Hari ikintu nibagiye kukubaza, wenda kuko uri mukuru kuri bo wenda ushobora kukimenya. Ubundi Kagambage bishatse kuvuga iki? Iryo zina nk'umuntu usanzwe nzi Ikinyarwanda, nzi neza ko Kagambage bishaka harimo urugamba. Urugamba ni ukuvuga Kagambage ni ukuvuga umuntu indwanyi, mbese wirwanirira. Ni ikivugo cya se, ntabwo ari icya Kagambage bwite. Urumva neza Kagambage nk'uko nanjye nitwa Ntaganira. Umva, iminota iratujyanye, hasigaye umunota umwe. Ndagushimiye cyane rwose Fabien, ndetse na Ferikura, ndetse na mushiki wacu wundi ninde? Gasengayire. Mwakoze cyane rwose kuba mwafashe uno mwanya wanyu mukajya hamwe mugategeza kino kiganiro kugira ngo tuzirikane ibyo Kagambage Alexandre yakorewe umuryango nyarwanda, mukaduha amakuru, mukaduha amateka. Ni byiza kuyavuga kugira ngo aba bahanzi batazibagirana. Bwarakoze cyane, turagushimiye cyane Fabien, uramuke. Ngaho murota Imana. KT Radio. Nyiringanzo
ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka.